yuko ngo umugabo witwa General Kayumba Nyamwasa ngo yaba yarahawe ubutumwa kuri telefone na mugenzi we General Makenga bigeze ngo kubana, ndetse mu magambo ngamwe yamubwiye akomeye ngo nuko yamwibukije ko mama 23 atari agafu k'imvugwa rimwe ari n'umuriro wo kotera kuri, aho amakuru akomeza avuga ko uyu mutwe wa P5 uyobowe na General Kayumba Nyamwasa uri mu ntambara hano muri Republika ya Demokarasi ya Kongo bari kwimenyereza urugamba aricyo bita muri parenthèse bashyiramo stage, ngo nibamara kumenyera bakazakomereza Nyungwe. Yego aho ndetse mbona bongeye akanata ariko mu makuru amwe agenda akomeza avuga ko bari kubangira amaguru ingata aho bamwe bari gutinya urugamba. Yego nkongera kwibaza ni rero Marshal nk'umusesenguzi bibaye koko Kayumba Nyamwasa yavuganye na Makenga kuri Marshal akunda kuvuga uti nta gitangaza kirimo, ati kuvugana kw'abantu ati je nta gitangaza mbibona. Wowe nk'umusesenguzi ubona miki? Hari ibibazo biba bigoye kumenya pe. Yego no byose ndabisesengura ngo bigende gute, no kuvuga ngo nta simbizi nta kintu mbonamo hagati ikiganiro cya Kayumba na Makenga. Umwe ni umunyarwanda undi ni umukongomani, urumva Makenga arimo kurwanira abo mu miryango ye n'ubwoko bwe n'abahatuye kugira ngo babone ituze n'itekane. Ikindi nakubwira Makenga mubo arwana nabo harimo elema za FDLR, sibyo ikorera mu butaka bwa Kongo. Ubusanzwe Kayumba yagombye kuba arwanya FDLR nkuko yarwanya na Exfar. Kayumba yarangiye yambereye umuyobozi akiri muri gendarmerie, urumva kuko we yari umugaba mukuru wa gendarmerie wungirije yungirije bita Colonel Ndibwami wavuye muri Exfar nyuma ya jenoside yakorewe abatutsi. Kayumba na Ndibwami nibo bayoboye gendarmerie. Cyo gihe gendarmerie gikorera hubatse Pentagone, igisirikare gikorera no ka Kigali kuko icyo gihe amahita major atandukanye, urumva. Yego ibyo rero byo kuvuga ngo kuba warahagaritse jenoside yakorewe abatutsi uri muri iyo movement ukarenga ukajya kuri side irimo FDLR ugaterana amagambo n'uhanganye niyo process yose ya FDLR. Kurumva icyo gihe hari haba Exfar ari FDLR kuzamura ni ibintu numva bidafite sense. Ubundi ntago muri icyo kiganiro aho kigana kuko ndibaza Makenga araburira Kayumba kubera iki nindi nta musirikare ubuwa nyine byakugejejeho iki byakugezaho iki. Ninde muntu utabona aho u Rwanda rugeze ngabe yavuga ati at least uzise avuga ati ahita minzira yavuga ati ndacaha hagaruka rukomeza urugendo. Ndetse u Rwanda mu mateka dufite mu myaka ingana gutya ni igihe cyo kuvuga ngo umutima wawe nk'umuntu ufite aho uhuriye narwo nukurushamburiya nukurura habaho ikintu cyari kimyizerere, urumva. Yego twebwe tuvuga nundi wese uvuga afite kuvuga kuri ibi ngibi. Hari ijambo birivuga ngo kwizera ngo kwizera udashidikanya ko bizaba ngo bizagira gute ibintu nk'ibyo ngibyo jya kwizera ijambo abantu bararizi. Sasa akenshi niba atari buri teka iyo tugeze muri politique na defense bidusaba no kugira iyo hari believing trusting hoping yuko hari u Rwanda rurabizi, urumva. Yego ntabwo ari giye wo kubishyira isesengura abashinzwe gusesengura ibyo on daily basis umunsi ku wundi uko bwije uko bukeye barahari. N'ababishakira umuti n'ababishakira urukingo n'ababishakira bibaye ibikarangwa bakabishakira ibirungo, urumva. Ingamba z'ubwirinzi zirahari no kuyamanuka no kubagira gute. Ariko abantu bajye bizera kuko utizeye inzego z'umutekano ukareba ukuntu igihugu kitagira senyenge ukareba ukuntu igihugu kitagira imiyenzi cyangwa se fences bagiye bacyubakaho, ndavuga izigaragara n'amaso. Nguvuye ngo mu Kivu harimo urukuta ku birunga, ndavuga urukuta ruboneka n'amaso. Yego rimwe na rimwe wajya usanga uri hopeless rwose nta kintu ufite, sibyo. So jewe rero nicaye aha ngaha kuri izi mikoro, urumva, brivinga inzego z'igihugu cyanjye, sibyo. Ya modoka ikundwa na benshi tuyibazaniye Kia Sorento 2022 hybrid
ifite ikoranabuhanga ridasanzwe. Ese wari uzi ko ushobora kuyikura muri parikingi ukoresheje urufunguzo rwayo ikagusanga aho uhagaze uri muri ambutiyaje ntibikugora kuko ishobora kwitwara ubwayo. By'akarusho kandi gushyiramo vitensi ntibigusaba imbaraga no gukaraga kakabuto mu buryo bworoshye nk'uko ubibona. Ugiye kubisikana n'indi modoka ikurebera imbere niba nta nkomyi. Si ibyo gusa, kuri babandi bagorwa na parikingi igufitiye kamera buri ruhande ikwereka uko ugomba guparika mu buryo bwizewe. Hitamo Kia Sorento 2022 wowe n'umuryango wawe muzagenda mutuje kuko ifite ubushobozi bwo gutwara abantu 8. Muri Gugaga Cars tubafitiye n'izindi modoka zitandukanye aho ushobora kuza ugahitamo iyawe ku giciro gito cyane. Ku bindi bisobanuro wanyura kuri nimero 0788 32 cyangwa ukatwandikira kuri gugagacars@gmail.com. Hitamo Gugaga Cars, ntago uzicuza. Bakunzi bacu turabasuje aho merere mu mpande zose z'isi, mwebwe mukurikirana ibiganiro tubagezaho umunsi kundi no kuri muri abantu b'ingenzi cyane, ariyo mpamvu natwe tuba duhari kugira ngo tujye tubagezaho amakuru umunsi kundi ndetse na update zigiye zitandukanye. Marshal ndabona yaje atuje cyane yifashe nk'umubikira cyangwa se umupadiri. Impamvu abantu tubatanga ingero nuko bafite imyifatire myiza, nta yindi mpamvu. Rero uyu munsi ndabona yaje ari intama pe, ameze neza cyane. Marshal umeze neza cyane, sinanirwa nkubaza ngo umeze uti. Urakoze cyane ngo meze nk'intama. Yego cyangwa ubona yarankandagiye. Oya witonze nkayo. Witonze nkayo. Erega ubundi habaho ba Marshal babiri. Yego ubu nubwo tugitangira. Uzi ko abantu batubona ku mbuga nkoranyambaga. Yego batwitiranya wenda nuko dusanga tuwe mu buzima busanzwe. Nibyo navugaga mu kanya ndi kuri radio. Yego abantu barimo bambaza ngo bacuti banye ngo bimeze gute witwa Magashi na Ntuzi na papi. Ati mubana mutegene biti ndabana nibo bantu b'intama b'imfura babaho diembara nabo. Iyo muganira batari mu kazi. Yego ako nkavuzeho kugira ngo nyine nanjye mvuge ko hari umuntu wo mu kazi hari no muntu usanzwe, ari nayo mpamvu tutaba tugomba no gukimbirana. Iye rero mbigarutseho nkubwira ko uyu ni Marshal usanzwe, ubu ntabwo turajya mu kazi ariko turagatangiye. Yego uburyo bwo gwitonza uraza kubimenya tugeze hagati. Buriya ngo ntukishime ugiye ku rugamba, jye wishime uvuyeyo. Ndaza kureba niba uko utangiye ari kuri busoze ko dushaka kuza gusubiranamo tukaza kugira na gute kubona nibyo tuturi bwumvikaneho. Imana nimfasha ntange rwose ndabona dusoza amahoro uvuga uti rwose ndangije gutama ntabwo ndangije butare. Yego Imana igufashe. Imana imfashe kuko no bivuze. Imana ibimfashe mo ariko nawe bigufashe mu biti. Ndetse hari unsubiza utavuze utambajije. Numbaza iby'intama turagenda nk'intama, numbaza iby'intare turagenda nk'intare kuko ubu ndimo bombi. Yego twigire mu makuru twihuse cyane, ndetse ubushize baragushimiye bamwe bati Marshal wakoze kutugezaho ijambo ry'Imana ntabwo twe tuzi ko umuvuga butumwa mwiza. Abandi bati ariko se no Marshal uyu munsi ko wazanye ijambo ry'Imana rirerire cyane mutinjiye mu makuru cyane, ariko bajye bihangana biba bikenewe. Nibyo izaba batura. Urumva uzambarize niba biriya bisasu n'amambombe n'amakatusha yirirwa turika hari icyo bigize byungura umwe ari we wese. Ariko buriya abahanga bavuga ko Imana n'ijambo ryayo nubwo byaba ari ikinyoma ariko byageraho bigukura muri sosiyete mu buryo bw'imibereho. Yego ni ukuvuga ngo uwizeye Imana urayisenga. Yego bamwe barakubwira bati ibyo byonyine ubwabyo niba bitanariho ari nk'ikipinde abantu baduteye ntacyo byicaho umuntu kereka wabigenzemo nabi wabikabirije cyangwa wagize gute mudu bigushyiramo ntishobora kukuza gusinzira. Ubwo rero ntacyo babitware batyo, nizere yuko nta muntu byakomerekeje nta nubwo bikomeretsa. Kandi iyo Mana bavuga ngo n'iki bose barabigendana. Ubu ndetse utagendana ubuhamya ni utagendana kuri yabwira abantu bakakumva mu bijyanye n'Imana. Twese twahamagariwe twese gukorera Imana. None se sibyo akanya kose ubonye cyo gufata ikintu cyatuma abantu bava ubuzima bagibuntu rwose. Yego twinjire rero mu makuru twihuse. Bwana Marshal ari amakuru yagiye atugeraho ubwo kuri Marshal kuko nzi ko akunda fact, reka mbishyire mu makuru yagiye atugeraho. Ari uko ngo umugabo witwa General Kayumba Nyamwasa ngo yaba yarahawe ubutumwa kuri telefone na mugenzi we General Makenga bigeze ngo kubana.
ndetse mu magambo ngamwe yamubwiye akomeye ngo nuko yamwibukije ko M23 atari agafu k'imvugwa rimwe ari n'umuriro wo kotera kuri. Aho amakuru akomeza avuga ko uyu mutwe wa P5 uyobowe na General Kayumba Nyamwasa uri mu ntambara hano muri Republika ya Demokarasi ya Kongo bari kwimenyereza urugamba aricyo bita muri parenthèse bashyiramo stage ngo nibamara kumenyera bakazakomereza Nyungwe. Yego. Aho ndetse mbona bongeye akanata ariko mu makuru amwe agenda akomeza avuga ko bari kubangira amaguru ingata aho bamwe bari gutinya urugamba. Yego. Nkongera kwibaza ni rero Marshal nk'umusesenguzi bibaye koko Kayumba Nyamwasa yavuganye na Makenga kuri Marshal akunda kuvuga uti nta gitangaza kirimo ati kuvugana kw'abantu ati je nta gitangaza mbibona. Wowe nk'umusesenguzi ubonamo iki? Hari ibibazo biba bigoye kumenya pe. Yego. No byose ndabisesengura ngo bigende gute. No kuvuga ngo nta simbizi nta kintu mbonamo hagati ikiganiro cya Kayumba na Makenga. Umwe ni umunyarwanda, undi ni umukongomani, urumva? Makenga arimo kurwanira abo mu miryango ye n'ubwoko bwe n'abahatuye kugira ngo babone ituze n'itekane. Ikindi nakubwira Makenga mu bo arwana nabo harimo elema za FDLR, sibyo? Ikorera mu butaka bwa Kongo. Ubusanzwe Kayumba yagombye kuba arwanya FDLR nkuko yarwanya na Exfar. Kayumba yarangiye yambereye umuyobozi akiri muri gendarmerie. Urumva? Kuko we yari umugaba mukuru wa gendarmerie wungirije yungirije bita Colonel Ndibwami wavuye muri Exfar. Nyuma ya jenoside yakorewe abatutsi Kayumba na Ndibwami niwe bayoboye gendarmerie. Cyo gihe gendarmerie gikorera yahubatse Pentagone. Igisirikare gikorera hano ka Kigali kuko icyo gihe amahita majoro atandukanye. Urumva? Yego. Ibyo rero byo kuvuga ngo kuba warahagaritse jenoside yakorewe abatutsi uri muri iyo movement ukarenga ukajya kuri side irimo FDLR ugaterana amagambo n'uhanganye niyo process yose ya FDLR. Kurumva icyo gihe hari habaye Exfar ari FDLR kuzamura ni ibintu numva bidafite sense. Ubundi ntago muri icyo kiganiro aho kigana kuko ndibaza Makenga araburira Kayumba kubera iki nindi nta musirikare ubura ariko ubundi abajenero twadukanye muri aka karere no barancanze nta mujenero uburira undi nyambibona na Muhozi y'Ubugande niho horana amagambo adashinga atajya mu bikorwa. Nzakura ingabo muri Kongo itariki enye nzagira gute ibintu nk'ibyo ngibyo. Makenga atangiye kwigana Muhozi iyi general rega abantu bajya bandastane who is general. Urumva general ntabwo ajya mu tuntu twamanjwe nk'itwo ngutwo. Niba afite location yaho Kayumba ari urumva nta muturitsa murase ibyo byose nibiki nta murase. Kandi ngiye uko ndimo kubyumva abagiye aho za Minembwe na Murenge nayo hose muri iyi weekend bahuye n'akaga gadasanzwe. ntabwo n'akaga na kandare. Ikindi cya kabiri abo banyamusaraba bakorana na Kayumba uribuka ko bimaze imyaka myinshi. Uribuka ba Meja Mudasiru bafatwa baciriwe imanza twagiye dukurikira imanza zahora mu Rwanda bari muri gitsinda rya P5 sibyo? So ibyo batagezeho rero icyo gihe rega ikibazo abanyafrika bajya ntago biga. Ujya gukina n'ikipe utazi ku buryo umuntu yakubereza ku muryango wa stade tuvugisha ukuri uri muri team iyi ugiye gukina n'iyo kipe ugaza mu ntazi ikipe bari gukina nayo. Iyo stade rero nibiza iyo itide nibiza izagira gute simbizi. So jewe ikintu numva cya General Makenga yavugana na Kayumba urumva General Makenga nk'umuntu ufite credibility n'ibyo arimo kurwanira akahamagara Kayumba cyangwa bagacatinga nkuko urimo kubimbwira. Yego. General Makenga akaba ari kwiyaka agaciro no kwisuzuguza cyane. Kayumba yaciriwe imanza hano mu Rwanda. Kayumba arazwi urumva. Yego. Kayumba arazwi ishyaka rye twaduhungu twa Jean Paul Ndayishimiye kajya karakese kotike kamutwazaga ntuzi kamutwazaga agenda ndakaza naturiya tuvitwe kakira akana kari kadufite muzi nteje uriye urumva ndamuzi ni wabo ndahazikira mu ruzi kwa muzehe urindibira mwe na muhima Sandri uriya mwana avuka mu famille y'imfura abantu beza cyane rwose. Urahazi wabo? Ndabazi sindi mu kabuga kakira mu ruzi geze so mbarurirwa gere ubugera mbarurirwa urumva
ariko ureba yavukiye abantu bizera Imana uriya mwana ukuntu nananye simbizi sibyo kandi n'abandi bose amazina yose ugenda uzana ubusanga mwero na muhima so izina Kayumba hehe ibyo kugeraho yajya ku isaidi ya FDLR ariko nyine fata iyo picture fata iyo foto ufate nk'igikomanda cyo muri FDLR kiwe rugamba n'igikomanda kiri pro Kayumba kiri ahangaha ibyo bwabyo amazi na petrol ntago bivanga singiye kukubeshya ntago byagakwiye kuvanga babyita incompatibility ni mpamvu n'ibyo barwana mu nta kintu bajya bageraho icyo si kimwe ikindi cya kabiri ubwo iyo uvuze muzo P5 habazamo umurongo uri bwerekere kubitwa ko barwanya u Rwanda rurwanya rwakugize gute ese kutanarushobora utanarushoboye mu gihe cya Mudasiru n'abandi bose urumva nyine byakugejejeho iki byakugezaho iki ninde muntu utabona aho u Rwanda rugeze ngabe yavuga ati at least uzise avuga ati ahita inzira yavuga ati dacaha hagaruka rukomeza urugendo ndetse u Rwanda mu mateka dufite mu myaka ingana gutya ni igihe cyo kuvuga ngo umutima wawe nk'umuntu ufite aho uhurira narwo ni ukurushamburiya ni ukururasa ntabwo byumvikana ashaka barimo ashaka batarimo General Makenga sindi umujyanama we ntabwo mba mu bakonseye biwe ariko ntazisuzuguza aganira n'uriya Kayumba no kwitesha kandi wumva izi ngabo nyine ziri bavuga ko DRC kwa DRC zirase je ntabwo ndagronome sisengura ubuhinzi n'ubworozi sisego kireki nibazo aho ziri nazirase kandi akaga zahuye nako muri weekend zizagira zizakabara urumva nakandi bahuye nako no mu bindi bihe byose byagiye bitambuka ntabwo mbizi ikindi nakubwira muri politique no muri sécurité ibitwa tuganira njya mbibwira abantu n'ubona nabisubiramo habaho ikintu cyari cy'imyizerere urumva yego twebwe tuvuga nundi wese uvuga afite kuvuga kuri ibi ngibi hari ijambo birivuga ngo kwizera ngo kwizera udashidikanya ko bizaba ngo bizagira gute ibintu nk'ibyo ngibyo kwizera ijambo abantu bararizi sasa akenshi niba atari buri teka iyo tugeze muri politique na defense bidusaba no kugira iyo harimo ibintu byinshi kwizera kuvuga kwinshi mu zindi ndimi ushobora kuvuga just hoping just trusting just believing whatever you want urumva yego embos twaye umuturage mwiza iyo afite igihugu we yitaka ari cyiza giye kuko ayo namahitamo ya buri wese ariko giye mu Rwanda ari rwiza sibyo yego agomba no kuzamuka kuko ibyo dukora twigisha tuganira habamo na civic education education civique uburere mboneragihugu urumva cyane ko unafite ministeri mu Rwanda bishinzwe ugomba kubyivinga inzego z'umutekano cyo bita appareil sécuritaire cyangwa security apparatus y'igihugu cyawe urumva yego iz'ubutasi izigisirikare igipolisi n'ibindi bishamikiyeho byose ku buryo utari butwarwa umwanya n'ibitari mu nshingano zawe za buri munsi niba P5 iri muri Congo belivinga trustinga hopinga yuko hari u Rwanda rurabizi urumva yego ntabwo ari giye ko kubishyiramo isesengura abashinzwe gusesengura ibyo on daily basis umunsi ku wundi uko bwije uko bukeye barahari n'ababishakira umuti n'ababishakira urukingo n'ababishakira bibaye ibikarangwa bakabishakira ibirungo urumva ingamba z'ubwirinzi zirahari kandi umukuru w'igihugu cy'u Rwanda mu kiganiro aretse guha Jeune Afrique yavuze ko ingamba z'ubwirinzi uko namukurikiye ntago n'undi mukotinga zirimo component nyinshi sibyo yego ntabwo ureba iki usiga icyo ugire gute ngira ngo harimo n'amakuru abantu tutafite wenda ku ngamba z'ubwirinzi for instance u Rwanda rufite ingamba z'ubwirinzi u Rwanda rufite inzego izo nakubwiye ziriko bireba zikanuye sibyo twe twagarukira ku makuru ntawe mubujije gukomeza hashaka no kuyazamuka no kutambika no kuyamanuka no kugira gute ariko abantu bajye bizera kuko utizeye inzego z'umutekano ukareba ukuntu igihugu kitagira senyenge ukareba ukuntu igihugu kitagira imiyenzi cyangwa se fences bagiye bacyubakaho ndavuga izigaragara n'amaso nguvuye ngo mu Kivu harimo urukuta ku birunga ndavuga urukuta ruboneka n'amaso yego rimwe na rimwe wajya usanga uri hopeless rwose nta kintu ufite sibyo so jewe rero nicaye aha ngaha kuri izi mikoro urumva brivinga inzego z'igihugu cyanjye sibyo yego inzego z'igihugu zanjye zibamo izishinzwe amakuru y'imbere n'amakuru yo hanze mu byitango n'ubutasi urumva nta kintu namenya zitakizi
nta nicyo nagikoraho zitakiye icyo zigikoraho. Yego. So twige twizera ukuntu ibintu byubatse, tuvuge tuti ubu wakubaka urukuta rukomeye rw'igipangu cyawe cyangwa se urukuta mbega urarwumva. Noneho ukarwubaka uvuga uti ngo inyoni zizarusenya. Oya. Ubwo so waba uri umwubatsi w'urukuta. Umukuru w'igihugu cy'u Rwanda yashimiye inzego z'umutekano mu ntangiriro z'uyu mwaka avuga ko ubu rwose afite inzego z'umutekano yizeye neza like never before. Urumva? Yego. None se genda za kugira gute iki Kayumba iki n'iki. Oya, ahubwo nyine abantu kuko Uburayi bwahoze mu ntambara, Amerika yazibayemo, n'ubu hari abakizirimo za Middle East n'ahandi hose twumva abantu bari ku mwuka w'intambara. Niba Rusuferi yateye abantu simbizi, bari ku mwuka w'intambara, urarwara se ngo bigende gute ngo ubikugezeho ikise? Uretse ko kuraswa gusa ukangirika. Nabonye Mudasiri ukuntu bamuzanye akageza mu rukiko ariho ibyuma militari imucunga. Kuki ibyo bintu bitigisha abantu bundi? Inzozi zawe zo gutunga moto nziza igezweho kandi yizewe zibaye impamo hamwe na Spiro. Sendegeya Emile arazigufitiye ku giciro cyiza kidahenze, utayafite yose yuzuye ukaba wakwishyura mu byiciro. Spiro M1, M2, M3 zisange mu Giporoso ku cya Mitsingi ahateganye na Hilltop Hotel. Hari icyapa kinini cyanditseho Sendegeya Emile. Ukimara kugura iyawe uhita uyitahana ako kanya. Ibyo kuyiba byo bazabyibagirwe kuko tuyitarakinga twifashishije GPS yayo ikagaruka. Hamagara Sendegeya Emile kuri 0788 300